1888 biragoye kuba ari kubona indirimbo zihimbaza Imana yo mu ijuru, cyane cyane ko mu Rwanda rwa Gihanga yari itaramenyekana. Hariho Imana izwi nka Ryagombe cyangwa se Nyabingi. Mu 1900 byari bigoye kuzabona indirimbo zihimbaza Imana, na cyane ko Imana yari icyo gihe itari Imana imenyerewe tumenyereye ubu ngubu. 1970 nibwo hatangiye kugenda humvikana imiririmbire itandukanye, cyane cyane nibwo ibintu byitwa gakiza cyangwa se iyobokamana ryari rimaze kugera mu Rwanda. Twaracunguwe n'amaraso ya Yesu, twahawe imbaraga kuko twamwizeye tukamukurikira. Hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, iyo wumvise indirimbo nk'izi ngizi ushobora kwibaza abariho mu gihe cyo hambere indirimbo wumva uko zabaga zimeze, yewe mbere y'uko iyobokamana rigera mu Rwanda cyangwa se nyuma yaho rigeze mu Rwanda. Ibyo reka mbe mbyirengagije nigere ku miryango imwe n'imwe yakoze uruhererekane mpaka uyu munsi wa none abana babo baragiye mu iyobokamana cyangwa se nabo barahindutse abaramyi ndetse birirwa bahimbaza Imana hirya no hino mu nsengero. Grace Ndahiriwe ni umukobwa wa Serukiza Sostene, akaba umukobwa w'imfura. Ku mafoto uri kumubona uko asasirirwa musobanura. Uyu mukobwa ni umukobwa w'umuririmbyi ukomeye cyane. Uyu mukobwa kandi azwi mu itsinda rya Arome Ministries. Arome Ministries irazwi hose mu Rwanda kuko ari imwe mu maministeri yaje mbere mu gihugu. Yavutse tariki 8 z'ukwa 12 mu 2000. Uyu munsi wa none ushatse wavuga ko yujuje imyaka 20. Ni umuririmbyi mwiza. Wakomeje kumva tuvuga no muryango, ariko reka nkwereke papa wabo Serukiza Sostene, umenyerewe cyane ku ruhimba bwiriza ijambo ry'Imana. Uramwibuka mu indirimbo nk'izi ngizi, indirimbo zitere emotion cyangwa se zigarura amarangamutima hafi ku benshi cyane bakunda indirimbo nk'izi ngizi. Yakoze imirimo amahanga bireba, Yesu arakomeye. Indirimbo muri kumva cyangwa se muri no kureba mu mashusho yitwa Yesu aranyuze. Ni indirimbo igiye hanze ahangaha nta gihe cy'ukwezi kirashira. Ushatse kubatera inkunga cyangwa se gutera inkunga no muryango, wajya kuri YouTube channel ugakanda subscribe, byagushimisha ugakora share. Ngiye nitwa Mishalom. Muchunguzi wanjye nkunda, andutira no gushimwa n'ab'isi bose. Undi mu bagize uyu muryango wa Serukiza family yitwa Esther Serukiza. Yavutse tariki 12 z'ukwa 12 mu 2004. Bivuze ngo mu kwa 12 azaba agize isabukuru. Ubwo muzabe hafi mumufashe kuyifeta. Uyu Esther kandi iyo wegereye zimwe mu nshuti za hafi bakunda kuganira, avuga ko afite inzozi zikomeye cyane, harimo kuzashinga ikigo cyita ku bana b'imfubyi ndetse n'abangaba baba mu muhanda bazwi ku izina rya Mayibobo. Ibyo bikumvisha umutima afite, bikumvisha umuntu afite muri we. Uretse kuba aririmba gusa, ariko yinize n'amashuri, cyane cyane ko ubu ngubu yize Hege, Histoire, Economy ndetse na Geography. Ni umuririmbyi mwiza cyane kuri stage. Ahangaha umva uko aririmba nta gushidikanya afite ijwi ryiza. Yesu muchunguzi wanjye nkunda, andutira no gushimwa. Ku myaka 8 gusa yatwaye igikombe, agitwara akiri mutoya.
Uyu mwana yanditsweho n'ibinyamakuru bitandukanye nk'umwana wari ukoze amateka akiri mutoya cyane, yitwa Siana Ingabire. Siana Ingabire reka tumuvugeho gatoya. Siana Ingabire yavutse tariki ya 1/3/2006, ni umwana wa 4. Siana yanditsweho n'ikinyamakuru cya mbere amaze gutwara igikombe, ni amakuru dukura ku Nyarwanda.com, ari n'ikinyamakuru cyamwanditseho. Umucuranzi wabonye muri video yitwa Egide, ni umucuranzi mwiza cyane wa piano. Niba kandi wanitegereje neza, wabonye umwana ucuranga ingoma yitwa Joshua, afite n'impano yo kuririmba. Ni umuryango w'abanyempano gusa. Ku myaka yabo 5 buri wese yari amaze kumenya niba azaba umuririmbyi cyangwa se azaba umucuranzi. Impano idasanzwe, ngira ngo navuze benshi ariko sinigeze mvuga mama wabo. Nawe bamubonye ukuntu aririmba neza cyane, ugira ngo niwe bakuyeho urugero. Uyu mama nawe ni umama wa kenshi cyane nyuma y'abana be hamwe na papa wabo, babashyigikira cyane ko n'ubundi basanzwe bamenyerewe mu bintu by'iyobokamana cyangwa se mu kubwiriza ubutumwa. Ngiye nitwa Emi Shalom Sostene ndetse na madamu we, abangaba tubashimire cyane ku itafari bakomeza kugenda bashyira kuyobokamana mu Rwanda, cyane mu kuramya no guhimbaza Imana. Izi ndirimbo zabo wazisanga kuri YouTube channel yitwa Serukiza Family. Ugakora subscribe, ari nako ukora subscribe kuri Shalom Shato TV kugira ngo ibindi byiza byinshi bizagende bikugeraho. Reka nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo kino kiganiro kibagereho. Reka nshimire Intwari Iva, reka nshimire Chance Christopher. Kora subscribe kugira ngo ibyiza byinshi bigende bikugeraho. Bye bye.